Reka nkubaze ikibazo kimwe, ese buri gitondo ukibyuka ni iki ubanza gufata? Ni ibiryo, ni igikoma, ni kofi, ni iki ubanza mbere y'uko ujya mu kazi kawe? Wari uzi ko buri uko ubyutse ugiye ufata ikirahure cy'amazi y'akazuyazi byakurinda indwara nyinshi utatekerezaga? Ubikoze buri gitondo byakurinda gusaza imburagihe, byakurinda stress, byakurinda kubyibuha wa mubyibuho udakenewe. Muri iyi video turasobanura impamvu 12 zatuma ugomba kunywa amazi y'akazuyazi ukimara kubyuka, uko wayanywa neza, n'ikosa rikomeye abantu benshi bakora bikaba byatuma noneho ahubwo iby'umumaro byose kuri yo bihinduka imfabusa. Wayatekana na teyi noneho bikakongerera kugira imbaraga z'ubwenge, kukakurinda gusaza kuruhu kwa kundi usanga umuntu yazanye iminkanyari akiri mutoya cyangwa se akazana imvi akiri mutoya. Ikindi wabishatse nabwo wakamuramo indimu, nabyo biragenda bigafasha igogora kugenda neza, bigatuma mu mubiri wawe amaraso atembera neza. N'abayanywa akaba yabatera iseseme, hari ibyo wayashyiramo nabyo kandi bikaba bifite undi mumaro ukomeye cyane, nabyo turabireba, ntucikwe. Murakaza neza kuri iyi channel aho tubagezaho inama z'ubuzima, kwivurisha ibimera n'ubumenyi bugufasha kubaho neza. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kunywa amazi y'akazuyazi mu gitondo, akamaro kayo, uko wayanywa neza, n'amakosa ugomba kwirinda. Nk'ibisanzwe rero abantu benshi bajya bakabyuka bahita birukanyira mu kazi, abajya ku mashuri bagenda, abajya mu mirimo itandukanye bayijyamo, noneho ukajya usanga wa muntu yaraye umubiri we uri gukora, kubera ko buriya ushobora gusinzira ariko hari ingingo nyinshi cyane zawe zidasinzira. Cyangwa ugahita ubyuka ukitegura, wamara kwitegura ugahita ufata ibyo ubonye byose ukarya cyangwa se ukanywa. Biriya nago ari byiza, ahubwo hari uburyo ugomba kubitondeka kuri gahunda kugira ngo bya bintu bigufashe. Mu busanzwe ubundi amazi ugiye kuyavugaho ushobora kutabona n'amagambo wayavugaho ngo uyarangize. Gusa benshi bajya bahuriza mu ijambo rimwe bakavuga ngo amazi ni ubuzima, kubera ibitangaza abagenda akora ku mubiri, ku muntu cyangwa ku buzima bw'umuntu muri rusange. Gusa reka nkubwire kano kantu, buriya abashakashatsi benshi bagiye bagaragaza ko mu miti karemano cyangwa se mu miti yose y'ibifatika ibaho ku isi, amazi ariyo aza ku mwanya wa mbere. Rero murumva ko amazi ni ikintu kidasanzwe, amazi ni ikintu cyihariye. Gusa noneho iyo ugiye ubyuka mu gitondo cya kare, nta kindi kintu urakoza mu kanwa, nta handi hantu urajya, nta kindi kintu urakora, ugafata amazi y'akazuyazi ukayanywa. Wagiye uyafata mu gitondo kare cyane ukibyuka, ngiyi imimaro 12 yakugiraho. Umumaro wa mbere ni uko ari amazi y'akazuyazi asukura igifu n'amara. Iyo umuntu agiye kuryama uba wariye, wananyweye cyangwa se no kumanywa wiriwe ubikoresha, hari ibyo uba wariye muri uwo munsi, noneho rero ukaryama n'ingingo zigasigara zikora zimwe na zimwe, gusa ntago aba ari zose. Rero iyo ubyutse mu gitondo umubiri wawe m'imbere haba hakeneye amazi nk'aya ngaya y'akazuyazi kugira ngo ahoze, noneho havemo umwanda uwo ari wo wose, ubone kuba wakongera gushyiramo ibindi bigenda bisanga muri wowe hameze neza hasukuye. Undi mumaro wa kabiri ni uko aya mazi arwanya kuribwa mu nda. Kuribwa mu nda tuvuga ni nka kumwe constipation, cyangwa se kumwe umuntu arwara amara. Akenshi amara, uburwayi bw'amara buterwa n'umwanda, wenda habaho n'ibindi byinshi byabutera, ariko cyane cyane buba bwaratewe n'umwanda. Rero iyo ukunda gukoresha aya mazi nago uhura n'icyo kibazo cyo gukunda kuribwa mu nda, ngube noneho wahura na constipation. Constipation urabona hari kwa kundi ushobora kumara nk'iminsi 2 cyangwa 3 utarajya kwituma. Rero iyo utangiye kunywa amazi y'akazuyazi buri gitondo, ibyo bintu biragenda bigakira, noneho ugatangira ukongera ukabaho ubuzima busanzwe utaribwa mu nda. Undi mumaro wa gatatu ni uko aya mazi afasha kugabanya gazi. Ku bantu bakunda kubyimba cyane nk'inda, amazi ashyushye atuma nyine ya myuka isohoka neza, noneho umuntu agakomeza kugubwa neza. Kane nuko afasha igogorwa ry'ibiryo kugenda neza. Igifu gikora neza
iyo wariye ukananywa n'amazi adakonje cyane cyane mu gitondo, ibyo bituma noneho igogorwa riri buze kuba ryakorwa neza. Umumaro wa gatanu ni uko aya mazi yongera imbaraga kwa kundi iyo ubyutse ukayanywa, wamara kuyanywa agakora isuku uko ashinzwe kubikora. Noneho niba ari ibyo uri bufate wenda ukabifata nka nyuma y'iminota 30 nk'ibyo kurya, ujya mu kazi cyangwa n'ibindi uri bukore umeze neza, ufite imbaraga, uri mutaraga. Icyo nacyo rero kikaba umumaro ukomeye cyane mu kuba wakoresha aya mazi mu gitondo ukibyuka. Umumaro wa gatandatu, afasha impyiko gukora neza. Ariya mazi yo umuntu ubyuka mu gitondo cya kare agafata ariya mazi y'akazuyazi, ikintu cyitwa ngo yarwaye nk'impyiko, ngo yarwaye uruhago, ngo yarwaye iki, cyangwa ngo ntago bimeze neza, ntago bikunze kumubaho, ahubwo niyo birwaye agakunda kubikoresha ni ibintu bikira cyane. Umumaro wa karindwi, afasha umubiri gukuramo uburozi. 8, agafasha kugabanya ibiro. Gusa hano ubyumve neza, iyo bavuze ko aya mazi afasha kugabanya ibiro, ni ukugabanya ibiro ku muntu ufite ibiro bidakenewe. Ariko wa muntu usanzwe n'umuntu ufite ibiro bikenewe ku mubiri we, kubera ko ibiro bijyana n'imyaka umuntu afite cyangwa se n'ingano afite. Rero iyo umubiri wawe ujyana n'ibiro byawe, witekereza ko uyanyweye yagabanura ibiro ugasubira hasi cyane, ahubwo agabanya bya biro bidakenewe ku mubiri w'umuntu. Umumaro wa 9, afasha uruhu kumera neza. Si ukumera neza gusa, ahubwo harimo no gusa neza. Iyo wabyimenyereje ukaba ukomeza kuyakoresha neza, icyo gihe uragenda umubiri wawe ukamera neza, ukaba uri umuntu utemba itoto. Gusaza bwo ntagupfa gusaza uruhu, uba umeze neza. Rero ni iby'agaciro cyane kuba wakoresha aya mazi. 10, afasha amaraso gutembera neza. Ku bantu bajya bagira indwara z'umutima cyangwa se ukumva amaraso hari ukuntu nyine ari gutera nabi mu mubiri, iyo ukunda gukoresha aya mazi nabyo bituma amaraso yawe atembera neza mu mubiri wawe. 11, agabanya stress. Stress mw'iyi minsi aho isanga nyine yarabaye ikibazo gikomeye. Noneho rero birafasha cyane iyo wimenyereje gukoresha buno buryo bwo kunywa amazi mu gitondo y'akazuyaze. Bigenda bituma bya bindi byatumaga ugira stress cyane bigabanuka. Niba ari n'ikibazo wahuye nacyo, ukabasha kuba ufite stability, ufite ubushobozi bwo kuba wakihanganira cyangwa se bwo kuba washaka igisubizo cyacyo, ariko udakomeje guhangayikishwa n'ibyo bibazo uba wagiye uhura nabyo. Undi mumaro wa 12, ari nawo wanyuma turaba tuvuzeho muri iki kiganiro, ni uko aya mazi afasha umutwe kudahora ukurya, cyangwa kwa kundi wumva umutwe uremereye, ukabyuka mu gitondo ukumva suza ukuntu umeze, ukumva uri kubura amahoro, mbese wa mutwe abantu bajya bakunda kuvuga ngo ni umutwe udakira. Iyo ukunze gukoresha aya mazi nabyo birafasha cyane, aragenda agatuma usigara umeze neza, umutwe wari urwaye ugakira, niwongere gukomeza kubangamirwa nawo. Nyuma yuko tubonye ibintu 12 aya mazi yafasha umuntu, noneho hari n'amakosa akomeye abantu benshi bajya bakunda gukora, kubera ko bigenda bigaragara cyane iyo ufashe amazi ashyushye. Ubwo wenda wayatetse arabira, urayatereka, noneho kubera kwa kwihuta, kubera kwa kwirukanka, kwa gukora ibintu vuba vuba, ugahita ufata amazi adatetse ukayavanga n'aya mazi yaratetse mu buryo bwo kugira ngo yahoze vuba vuba. Biriya bintu ntago ari byiza cyane, ko ayo mazi aba yahoze hari igihe aba arimo microbe, ukaba noneho wayavanga bigatuma ya mazi yandura, akaba yagutera ibindi bibazo. Rero kubw'ibyo kuvanga amazi abize nakonje bigabanya isuku yayo. Akandi kantu nuko amazi y'akazuyaze ni meza igihe adashyushye cyane, ariko niba ashyushye cyane ujye ugerageza
kwihangana ureka abakazuyaze kubera ko yashyushye cyane, nabyo bishobora kuba byagutera ibibazo bigiye bitandukanye. Rero uburyo bwiza ubundi bwo gukoresha aya mazi ni ukuyafata ukayatogosa cyangwa se ukayashyushya ukayateka akabira neza, noneho yamara kubira ukayatereka akaba akazuyaze. Ikindi ni uko ushobora no kuyateka ukayaraza muri teremusi mu gitondo, ukayasuka mu gikombe cyangwa se mu kirahure, ukaba utegereje mu gihe gitoya, iminota mike cyane rwose, abamaze guhinduka akazuyaze, noneho ukabasha kuba wayakoresha neza cyane. Ubundi buryo ushobora kuba udafite iyo teremusi, ushobora kuba wenda uri bubyuke kare utaribona umwanya wo kongera guteka, ushobora no gufata akajerekani gasa neza wakoreye isuku neza, noneho ukayateka, wamara kuyateka ukayashyiramo agishyushye, warangiza ariko ugakoresha uko ushoboye kose, ugashaka nk'imyenda, ibintu nyine bishyuha, ukagenda ukagafubika neza, ukagashyira ahantu hadakonje cyane. Nabwo buriya ubyutse mu gitondo ayo mazi ujya usanga agishyushye. Uko rero wajya uyanywa neza, ubundi ukimara kubyuka nta kindi kintu na kimwe urakora, nicyo kintu wagakwiriye kubanza mu kanwa kawe, noneho ibindi bikaza nyuma. Cyane cyane wenda niba hari nk'ibyo uri burye ukabirya nyuma y'iminota nka 30 wamaze gufata aya mazi. Ikirahure kimwe cyangwa 2 ku munsi birahagije. Ubwo nimvuga ku munsi ni mu gitondo. Niba ubyutse ushobora gufata ikirahure kimwe cy'amazi y'akazuyazi cyangwa 2, nabyo ubwabyo biba bihagije, ariko ukihangana kandi ugomba no kubikora ugategereza iminota 30 mbere y'uko urya. Wibuke cyane rwose nukayakoresha twikana cyane, ahubwo ujye ugerageza kuyakoresha ameze kuri yari akazuyazi atari gutwikana. Akaba noneho abantu benshi bagiye batandukanye nabo bajya bavuga ko iyo bayanyweye wenda amazi ya mu gitondo abatera iseseme, hakaba bayanywa ngo bakumva ngo arababihiye cyane. Icyo rero wakora, ugiye ufata amazi y'akazuyazi ariko ukaba wayatogosanyije na teyi cyangwa se romare. Ariya mazi nayo ni meza cyane, noneho uba wongeyemo ikindi kintu cy'umumaro gikomeye cyane. Ikiganiro cya teyi twagikozeho tugaragaza indwara zirenga 50 kariya katsi kifite mu bushobozi bwo kuba yavura. Ikintu cya kabiri wavanga mu mazi akaba yahinduka, agahindura wenda uko wayumvaga nko ku muntu ajya abangamira, ni indimu. Buriya ugiye ubyuka, wamara kubyuka ugafata amazi yawe y'akazuyazi ugakamuriramo indimu imwe, uba ukoze umuti ukomeye cyane, uba ukoze urukingo ruhambaye. Ndi gutegura ikiganiro noneho cy'amazi n'indimu, nacyo ni vuba tukakibagezaho. Rero igihe cyose wabivanze nabyo birafasha kandi bikanagabanya kwa kundi wajyaga wiyumva bitari byiza igihe wanyweye amazi yonyine mu gitondo y'akazuyazi. Ni byinshi rero wagenda ushyira mu mazi, noneho akaba yagabanya cyangwa se atagutera ingaruka zitari nziza kuri wowe, ku bantu wenda atamerera neza bitewe. Cyangwa se wanabishatse wafata aya mazi ukayavanga n'ubuki, wanabishaka ugashyiramo wanashyiramo na ginger ni tangawizi. Gusa cyane cyane nyine iyo wabivanze, urumva hari igihe umumaro w'amazi uba utakiri wa wundi, ahubwo bikaba bigiye kugira ikindi kintu nacyo byiza birema mu muntu. Noneho ahubwo tuzagenda tureba iyo yavanze n'ibindi byo bigira uwuhe musaruro. Nizere ko rero ugiye kuzajya ubyuka mu gitondo ukanywa aya mazi y'akazuyaze kugira ngo wirinde, univure, wikingire. Niba rero wakunze ibiganiro byacu, wibuke gukora subscribe, usharinge ibi biganiro bigere no ku bandi, dusubire ku bindi biganiro.